ntabwo nabimenya byose ariko niko nzabimenya ikukiturizwa n'ibyago biriho ikukiturizwa n'ibyago Abakorindo ba mbere igice cya 15 umurongo wa 43 aravuze ngo ubibwa ufite igisuzuguriro ukazazurwa ufite ubwiza. ubibwa utagira intege ukazazurwa ari uw'imbaraga. Reka nsaba abashumba baze begere hano bashiremo inda. Ikaba umuryango muzehe ndetse n'umuryango hano muzehe natambuka bashumba neza basoje mu ntabigirima ubuke kera abantu bake basigara bakurikirana kino gikorwa twese ntitwanyuze.
Igihe gito nkazabona Yesu, nibwo nzababandukanye n'ibyaha, nzaba mbumbatiwe mu maboko ye. Ziko mu ijuru hataba umwijima, habaye umucyo uhoraho iteka. Ziko mu ijuru hataba umwijima, habaye umucyo uhoraho iteka. Noneho ntacyo umubabaro untwaye, kuko nzawibagirirwa kwa Yesu. Igihe gito nkazabona Yesu, nibwo nzaba ntandukanye n'ibyaha, nzaba mbumbatiwe mu maboko ye. Imana izanagura amashimwe, habaye umucyo uhoraho iteka. Ziko mu ijuru hataba umwijima, habaye umucyo uhoraho iteka. Noneho ntacyo umubabaro untwaye, kuko nzawibagirirwa kwa Yesu. Ubwo ngifite kubabazwa mu isi, ijuru nta mubabaro. Imana izanagura amarira, izavanaho umubabaro wose. Imana izanagura amarira, izavanaho umubabaro wose. Haleluya. Haleluya. Umuririmbyi avuze neza, aravuze ngo Imana izahanagura amarira. Haleluya. Mubona ko abantu bagize agahinda cyane, kandi naratangaye n'urupfu. Urupfu ni igitangaza. Urupfu rujya rwijira mu nda y'umubyeyi rugakuramo umwana rukamujyana, mama wagasiga forumire zarwo ntiwabona. Ariko rero twongeye kubaha pole, ndetse n'umuryango wa Mzee Jonas babuze umwuzukuru wabo. Burya umuntu waba umuntu umunsi Imana yahamije kuko yasamwe. Yeremiya yigeze kubyandika aravuga ngo warandondoye uramenya, ngo nkiri urusoro mu nda ya mama, umpitamo uravuga ngo nzakubera umukwe. Haleluya. Uriya nawe yari umuntu Imana yemeye, kandi uriya munsi nawe tuzamusanga. Amen. Turabahumurije rero. Ariko mbere yuko dutangira, reka nsaba abashumba mwegere hano. Uze mwegere hano niko kwiza. Yego. Uyu ni umwanya w'abashumba. Muze mwegere hano. Reka dusabe Pasa Mitabu kuva Kenya, dushire amaboko y'Imana mbere yuko dutangira. Mana imbaraga n'ubutware, Mana y'inyamaboko, tugushimiye kubw'uyu munsi, tugushimiye kuko ari isezerano ryawe. Aho Pawulo yabivuze mu Efeso no mu Bakorinto, aravuga ngo niwe muganura, Kristo niwe muganura w'abantu. Natwe twizeye kuko ababyeyi bacu badusize n'abana bacu n'abandi bose, Kristo niwe wabaye umuganura w'abapfu. Rero igitondo kimwe umunsi umwe tuzababona, kuko dufite ibyo byiringiro biri ku mitima yacu. Turasaba ihumure rero kuri uyu muryango wabuze uyu mubyeyi uyu mwanya, kugira ngo tugiye kurambika uyu mubiri ahangaha agiye kuruhukira. Rero ari mu gituza cyawe, turasaba ihumure ryawe Mana, kandi turasaba ihumure rivuye kuri wowe, rivuye mu ijambo ryawe. Amagambo yacu arazi, ariko ijambo ryawe niryo humure rihumuriza muri iki gikombe. Dawidi yaciyemo aravuga ngo nubwo nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya, inshyimbo yawe n'inkoni yawe birahumuriza. Kandi ihumure rero, kandi duheze kwihangana, duheze ibyiringiro yuko umunsi umwe tuzababona mu kandi ihumuriza. Mu izina rya Data tuzize. Kadusome ijambo ry'Imana, ntabwo turi butinde. Akomeje kuvuga amagambo menshi kandi ahumuriza. Ndizera ko abantu bahumuriza.
kandi buryo iyo tuvuga ntabwo tuba turimo kubwira uyu mubiri urambitse aha imirimo yiwe. Twebwe abapentekosti aricyo twemera gitandukanye n'andi madini, bagira n'igihe cyo gusengera abatashe sala ya kuombea wafu. Ariko twebwe uko tujya tuvuga ko Bibiliya twizera itubwira, iratubwira kuko nyuma yo gupfa nta mirimo nta migambi. Ko muranyumva yemwe? Nyuma yo gupfa nta mirimo nta migambi. Nushaka kuzaba mu ijuru ryabe, bikorere ugifite ubwenge, bikorere ugikora, bikore ugitekereza. Haleluya. Hari ukuntu Satani yafashe ubwenge bw'abantu arabuyobya, nuko ni kwa yakora akakubwira ko igihe kigihari, nuko ni kwaza dushuka akatubwira ngo igihe kiracyari kirekire, uzihana uzirega. Ariko rero umwanya wawe no ejo sahawe nahabandi. Haleluya. Kadusome ijambo Yohana 11:25 aravuze ngo Yesu aramusubiza ati, nije kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho, kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Mbese wizeye ibyo? Aramusubiza ati, ye databuja, nizeye yuko uri Kristo umwana w'Imana ukwiriye kuza mu isi. Amen. Nongeye gutanga mbore ku mupapa wabuze umudamu we, ntanze mbore ku bana, inshuti n'abavandimwe, itorero ndetse n'imiryango. Twongeye kubabwira ngo nimuhumure kandi mukomere, kirusha byose mugira ibyiringiro kuko umubyeyi tuzamuha. Amen. Ubundi kandi ndabakiriye, iyi ni ntambwe ngira ngo igera ku ya gatatu, kuko habanje iyitorero hakurikiza umuryango. Uyu rero tugeze ku nkombe, twebwe naha turi bugaruke. Haleluya. Naha niho turi bugaruke. Hanyuma ya mirimo Bibiliya igitubwira hariya banadusomeye mu Byahishuwe 14 ku murongo wa 13, haravuga ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami, umwuka nawe ngo arikiriza ngo ye ngo baruhuke imihate ya. Haleluya. Ariko kandi ngo imirimo ya ngo ijyane nabo. Inshuti n'abavandimwe muzehe bashakanye, bakiri abasore, bakundanye, abana bari bakunze mama wabo, oya ahandi bikunda kuko bajana, ntabwo bishoboka. Ariko imirimo uyu mukecuru yakoze iyo iramuherekeje. Haleluya. Iramuherekeje n'ukuri, bari kumwe kandi n'uriya munsi tuzamurira Imana icyubahiro. Haleluya. Iyo azahemberwa, iyi ni Imana izamuhera amakamba, kandi ngo hari amakamba abakozi b'Imana bazamura tutavikwa taje. Musirikari yakoze neza, akihangana ku rugamba, akitwara neza, iyo atabarutse akava ku rugamba yarakoze neza, azaza agahembwa, kandi igihembo cyawe hari ipeta azayambikwa imubwira ngo witwaye neza ku rugamba. Natwe rero uru ni urugamba turiho. Yobu yarabivuze, aravuga ngo ku gice cya 7 ngo iyo umuntu ari mu isi, iyo umuntu akiri mu isi, ngo bameze nk'ufashe igihe mu ntambara, abari ku rugamba bahanga. Amen. Ndabakiriye rero mwebwe batabaye, kandi biradukwiye kuko ejo nawe uzakenera abantu nibo bazagutabara. Uyu mwanditsi simbivugaho cyane, iki ikiganiro cyabaye hagati ya Yesu na Mariya ndetse na Marita, ariko cyane bakigiranye na Marita. Bari bafite musaza wabo. Bibiliya ndizivuga iby'ababyeyi. Musaza wabo ngo ararwara, ngo batuma kuri Yesu, ariko ngo bamutumyeho Yesu ndi yashokaza. Haleluya. Muzamurira Imana icyubahiro. Haleluya. Ngo yari yarayazuye akana kayayi, ngo akazure, yasanze abantu bahaye barira, abantu ngo baravuga ngo kari kara. Ntabwo yari yapfuye, yari yaguye muri koma, ntacyo yakoze. Noneho Yesu ngo bimenye, ngo arasibira ageza ku munsi wa 4. Ngo agejeje ku munsi wa 4, ngo abwira abigishwa biwe ngo tugende, inshuti yacu Lazaro ngo arasinziriye. Abigishwa tese nimba asinziriye hari ikibazo, ntazakanguka. Yesu arababwira ati turagenda. Baramubwira ngo ejo bendaga kuguterera mu Yerusalemu, none urashaka gusubirayo kandi? Arababwira ngo ugenda ku manywa ndasita. Amen. Uri kumwe na Kristo ndajya sita. Haleluya. Baragenda, ariko ngo araberurira ngo arababwira ngo Lazaro yarapfuye.
abigishwa baravuga toke nimba ari uko rero tugende, nimba ari ugufata uzapfare nawe. Agezeyo rero ngo asanga Lazaro agize iminsi 4 mu mva. Uyu mushiki wiwe ngo yumvise amakuru kuko Yesu aje, ngo ariruka cyane ngo aramusanganira, ngo aramubwira ngo se mwigisha, niki cyatumye utatwitayeho ko twari tuzi kuri inshuti yacu ukaba n'inshuti ya Lazaro, kubera iki wadutereranye? Amen. Bagiranye ikiganiro kirekire, ariko reka ngere hano nshatse kuvuga Yesu ngo jageze ahamubwira ngo ni jewe, hari amakuru utaramenya Marita. Haleluya. Hari amakuru utazi, ningiye kuza uyu murimo kuganira, ningiye kuzuka, unyizera azongera abeho. Marita toke ndabizi ko ibyo naje narabyize, nabaye mu birenge byawe, ndabizi kuko uyu nawe azazuka uriya munsi. Aramubwira ngo hoya, uyu munsi ni wize uri bubona gakiza. Ariko amubwira n'ikindi kintu, aramubwira ngo hano hepfo ku murongo wa 26 aravuga ngo kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfiteka. Mu gitondo twavuze inkomoko z'urupfu, ariko ubundi haba imfuzi ibiri, hariho runo aho ubugingo butandukana n'umubiri, umwuka utandukana n'umubiri, hakaba n'urundi rupfu umuntu apfa ahagaze. Turagushimiye ko wamurinze imyaka yose agasiga umuryango ugana gutya kuko twawumvise. Ibyo ni ibyishimo byo mu isi n'ibyishimo byacu. Ubu nyine rero turi hano dusezerana nawe, turagusaba ngo ubu burira ruhukiyeho uhamurindire n'ubundi arindiriye ampana. Umunsi uzavuga kuko ari uzatubanziriza twese, abagihe bavuga tukiriho duhagaze none ntawe uzamutanga. Bana n'uyu murambo, bana n'ubu butaka bumwakiriye, aharuhukire neza kandi uhumurize abavandimwe bose ahakomoka hose, umuryango wose uhumurize. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Reka badufashe kumanura imeri. Asari he? Ziri muri kiriya fayiri. Muri hasi. Nta kibazo. Abantu bake basigara bakurikirana kino gikorwa twese ntitwagize.
murakoze cyane ngira ngo gusezera gushyiramo indabo tubihagarikiye aho reka tuze gusaba umukuru w'umuryango araza gusenga tujya gusoza agiye kudufasha gushyiraho indabo hanyuma ntabwo twarinda kugira ngo baze gusoza baraza kubikora gutya